abo bahungu none uyu mwana uri imbere ndamukunda ufite mikro uri kuri bireke gutyo nijyanire no kuvuga biratuma umuntu atumva mumeze mute rero bakunzi iwe ibintu bya bakunzi babinyiyamye ariko muraho neza mumeze neza njyewe aha ngeze ahantu ari ngiye hitwa Gashora Paris Gashora yego gusa ndaniye murebe kuno hameze harasa neza mugabo bagiye kwanza kudusaka ngiye nkomeza amagambo ndimo ndavuga This boss. Salam bro. Is it fresh? Chupiyakira. Ntabwo uri buti turabamaze. Atuje kwiyakira twavuye iwacu mfashe akavidewo none nasanze ntazi ukuntu kameze ndi kumva ntari bugakoresha niyo mpamvu rero mbikoze muri ubu buryo ngeze iyonjya rero dusubire mu kanya ndi kubereka ibintu byaranje bimeze neza izi nzara ndi mu rukundo nazo na hano ku birenge zo ku birenge neza njye ariko inosa yankoreye inzara neza pe mu buzima sinzi undi muntu wankorera inzara nkabikunda ntago muzi simubona uwo muntu yabayeho so murabona ukuntu hameze n'ubwa mbere nanjye mageze hari umuvandimwe wanjye wahageze arahanyereka amamagara kuri video call ndahakunda ndahasarira ariko ego Rwanda ko noneho be aha nishimiye ko mageze ariko ndabona umuvandimwe urahangana ntazi ikintu nshakaho so kubera ndasinye gutwaza Senda parika gute ko bidamushushanyije. ishusho kwa ngo ushushanya uko ushaka Mutiabazi yo mwe kuna hano hasa neza pe arajana gute sekondo kubera hano hahoze kuzana kera ari ishyamba ryinshi ari twinshi aho turabyara twinshi izi nkende ziteye ubwoba nta bintu byo kubana n'inkende kabisa ngo twatwishe tugomba kuza ari twinshi nyine hari ahantu hari pisine harasa neza nyine nuko hari ibibazo by'inkende ni iki kuri guseka twageze Gashora mbega ahantu ni heza ariko harimo urugendo umukanzu wabaye munini uyu mukanzu nawe wambaraga hano ugafata none urimo uragwa ko ndeba ikipeti aha hantu ni heza reka mbabwire umuntu ushaka ahantu ho gusohokera uzajye kuri La Paris ya Gashora hameze neza ariko hari udukende we twinshi turatubonye tunanirwa kwicara ahantu hasi hafi y'amazi hameze neza cyane
barishimye. Tunaniwe kwicara aho hantu kubera udukende, ngewe ninye udusimba pe. Mu kanya ndaza kubereka pisine yabo neza ukuntu ari nini, hariho n'akabana ukuntu isa neza, ahantu ushobora kuzana umuryango wawe mukaruhuka neza mukitekereza. Umuntu ukora siporo ukunda kwisukisha, kambagira inama, mfunguye bino bisuko ndabyibuka, ndi kubona natazi. Mbagira inama abantu mukunda gusuka kandi mukora siporo, mujye musuka nk'ibi bintu, ntibiremera. Ikindi iyo bifunguye wenda umaze gukora siporo, umuyaga ubona ukuntu winjiramo fresh, mu mutwe ntihazemo umwuka umeze nabi. Ikindi kintu gituma ibisuko biramba nabonye, ngewe utararambanaga ibisuko, ni amavuta yo muri Sunroad usigamo biriya bintu by'umweru biza ahangaha gutya, cyangwa ku bisuko no hano bijya biza atari imvuvu, ariko hari utuntu tw'umweru tuza ku bisuko ukabona birasa nabi kandi byari bikiri bishyashya. Aya mavuta iyo yasigamo byibura nka gatatu mu cyumweru, ntabwo ibyo bintu biza. Iyo ufite imvuvu zirakira. Njye nababwiye ukuntu yankijije imvuvu. Ubuhamya bwanjye bwari ubwo ngubwo. Abantu bansutse ibi bisuko mubona mfite, bansutse amasaha, banangiye saa 3, niba atari saa 2:50, ariko umva ni saa 3. Bansoza saa 10:30, bari bamaze kunshyira mu mazi, ibintu byose byarangiye. Nicaye ubwo mu gitondo, mpaguruka nimugoroba. Urumva ntabwo nigeze ndambirwa, si ba bantu bakujya mu mutwe ukagira ngo ntabwo bari kugusuka ngo birangire, baragusuka bikava mu nzira utarambiwe. Rero ubaye ushaka kubisuka ariko ufite impungenge zo kwicara amasaha nk'igihumbi, wambwira nkakwikubitira nimero z'abo babyeyi. Murabeho rero, mukomeze murebe vlog yanjye, muyirebe muyikunde, munkunde mundi. Ndi kumwe n'umuhungu hano nagiye gutereta, ntabwo yavuga. Yego yega sha. Mundebere ijoro tuvireye hano, ubu turatashye nubwo tumaze kuryama. Meko nari heza sha, ndumva naharara, hameze fresh kabisa, ni heza kubi, haratuje. None haramo hari imbere. Akantu ko kuvuga ngo kangiyemo kubera Tifu ukunda kubivuga. Yes, sweet word you. Wakunyari heza pe. Nakoze rero kureba vlog y'uyu munsi. Na hejo. Muraho neza, asiri ni muraho. Egera hano. Aho. Suri kumbona neza. Ubu Kami niwe ufashe video. Hano harimo. Kami niwe ufatiye video, nashaka kubabwira ngiye mu munsi mukuru wa Mother's Day. Nashaka kubwira abamama mwese ko muri abantu b'umugisha cyane cyane birenze. Nitwaje izi nkweto kubera ko nshobora kugerayo, bikaba ngombwa ko mpindura izi nambaye nkazikuramo nkambara izi ngizi.
areka igihe ntizabikwigishije ndashaka kubabwira rero ko muri abantu b'agaciro, ndashaka kubabwira ko muri abanyamugisha. Kuba umubyeyi buriya ni ikintu kidasanzwe. Imana iba yarahisemo ko tuba ababyeyi, yarakoze ijya ikomeza iduha ubuzima, iduhe kurera abana bacu. Ni iki? Bayi ndabakunda. Urumva Imana rero namwe ibaha ibyiza, ihaza ibyifuzo byanyu, ibaha amafaranga mubashe kwishyura abana banyu amashuri, ibaha amafaranga mubashe kubagaburira, ibaha amafaranga mubashe kubakora byose mwifuza. Mukunda abana banyu, mubereke urukundo, nabo bazajya bakura barubereka, cyangwa se nunabimwereka ari mukuru no arazabyiga. Abakunda rero bayi, mukomeze mukurikire vlog yanjye, naza kubereka ukuntu ibintu byose byagenze. Ndimo wese twageze muri gahunda, twageze aho gahunda iri bubere, kandi yafatiye video ariko ukuntu ndimo ameze arose kunyitegereza we komana madudu harasa neza we neza ndo mfana wao. Asante. Mkomere. Tujya no mu bukwe. Ngo haba amatente atatu. Ari hariya hirya. Hari uciyemo hariya zirahari. Uciyemo hariya. Hariya hepfo habamo n'ubuzi. Habamo uruganda. Uruganda? Invitation yawe. Aka kantu nari nagakunze karagaragara neza. Aka niko kagaragaza magi ya nyayo ngo magi. Nimujya kugura mujye mureba nyine ko ari uku nguku. Ni keza kubi. Hano ngewe na Diane ubwo ni Benita wo mu runana twari turi guhana agaciyazi ku ndabo. Winjiraga bahita baguhereza ururabo bimeze fresh cyane. Mwiriwe muraho neza. Mwiriwe. Imana ibahe umugisha. Amen. Hanyuma turabagiye kuri uyu munsi wacu mwiza, ukuntu abamama mwambaye neza, ukuntu mwaje, n'ukuri Imana ibahereza umugisha. Turabishimiye cyane hamwe n'uruganda rwa Magi ariko rwateguye kubakira no kugira ngo twizihize uyu munsi wacu. N'ukuri murakeye mumeze neza. Rero ndagira ngo tutari twatangira neza gahunda kubera ko ari ku munsi wacu. DJ giye kudushyiramo indirimbo, tumaze akanya twicaye, ubundi tunyeganyegeho gato ubundi dutangire tuba tunezerewe kandi tunishimye. Murumva atari byo? Ni mu mamashyire. Reka twishime kandi twishime yuko tukiri bazima, twishime ko uyu munsi cyangwa hari abazirikana ko umumama igihe icyo ari cyo cyose ari ku isonga. Sibyo? Kubera ko umumaro w'umumama uteye ubwoba. Nuko Imana yaturemye biteye ubwoba. Nukuri biteye ubwoba. Kubera ko umumama iyo atari mu rugo usanga hanabaye hadasusurutse. Ariko iyo ahari, iyo nano yatangiye no gutera agakubitamo amagi, yewe wowe dore ni atari. DJ dushyiriyemo akaziki tugiye kubyina mu gihe dutegereje abashyitsi bacu bakuru. Hanyuma rero tube twishima, sibyo? Ntabwo twaje mu mubabaro ahubwo twaje kwishimira uyu munsi. Hano twari turi guhoberana, bari batubwiye ngo abantu nyine ngo bahaguruke basuhuzanye. Nanjye na Diane duhita tujyaho turahoberana nk'abandi bana bose. Izi ni impano rero bahaye buri muntu wese wari uhari. Hari harimo Magi, Nescafe, harimo n'utundi tuntu. Ni gift nziza ariko dusa neza kubi. Ntazikunze. Hanyuma hano hagati hari harimo umupapa ukuriye Magi mu Rwanda, i Burundi, ibintu nk'ibyo ngibyo nimba ntibeshye. Rero yari ari kubyinana n'ababyeyi bamwishimiye kuri nawe abishimiye. Muri kubibona ukuntu byari biryoshye bya hatari. Dore nguyu hagati
aragaragaraho gatoya. Hanyuma aha naho hari harimo indirimbo za kinyarwanda. Uyu muntu w'imbere yitwa Madudu, ni umushuti wanjye ari kujya nawe na Diane. Uyu mukobwa bari kumwe sinzi ukuntu yitwa, twari twicaye ku meza imwe, ariko hari harimo indirimbo ngiye bambwiye mu maguruke mbyine, birancanga ndacanganyikirwa, numva uko mbaye agahinda karanyica. Rero winjiraga bakagufotora, noneho nyuma twicaye baza kutuzanira amafoto yacu, ariko ni ifoto ari nziza. Mba magira ategura biteye ubwoba. Iyi foto ngomba gushaka ahantu nyishyira. Mana yanjye, abana banjye bakura nkajya mbabwira ngo dore hano nari nagiye mu munsi mukuru w'abamama. Byari biryoshye, ni ukuri nabikunze bya hatari. Na sisi tunafurahi. I'm overwhelmed. Hata maneno inanipotea. But I'm happy. So niko na ujumbe ningependa kuwapea mama wote. Nitasoma kwa Kiingereza, alafu Sharon atanisaidia atasoma na Kinyarwanda. Sawa? Sawa. Asante. Naitwa Lilian Mackenzie. Wengi wenu wameniona kwa masoko. Nani ameniona? Nani ananiona mwanzo wa masoko huyu? Nimekuwa nikija Rwanda sana, miaka 8 sasa, so mimi si mgeni hapa. Hano Spe yari ari gusobanurira abantu ibintu biri muri Magi. Urabona hano imbere yiwe nuko bitagaragara neza, hari ababyeyi nyine arimo gusobanurira, ababaza, hari harimo kubabaza ibibazo bakanatsindira ibihembo, ariko hari harimo no kugira ibyo babasobanurira nyine nabo batazi. Nuko nguko byari byifashe. Diane nawe yari ahari ari gufata video, murabizi ko afite YouTube. Badatambitse bajya gufata video ya buffet, muri ukuntu ibi biryo byari biryoshye. Mana yanjye, reko byasaga neza. Numvaga ntatako, hano hantu hasaga neza pe mu buryo bwose. Noneho decoration yo ni OG. Rero mbageze ku biryo, ibiryo byari bimeze neza. Nabonye batabashije kurya mwihangane, ni ukuri kw'Imana. Umunyu n'urusenda kandi ku giciro cyiza. And do you think he succeeded in this? Mumbera bigezeho murebye umunsi wa none. Yabarengeje nyine. Great. So he was born in Switzerland. He came from Switzerland, a village known as Kemptali. So he hano sasa hari hageze mu mwanya nyuma yo kurya n'ibiki byose, umwanya w'ibyishimo. Aba bana bazi kubyina, bano bana ndabakunda, abana bo muri Silver Foundation, ndibaza ari uko nguko babivuga. Aba bana bazi kubyina, bafite ubwenge. Hari ibintu ngewe nabonye bakora niyo wabinyigisha inshuro zingahe ntabifata mu mutwe. Noneho uyu mukobwa uri imbere, mwana we gafite ijwi kazi kuririmba kubi. Baje ndahaguruka ngewe na Madudu n'undi muntu yako yari yagiye, twahagurutse tukajya turirimba indirimbo hano zari zirimo. Ntago byankundiye kuzirekeramo ko bankuta copyright nkomirwa. Aha sasa bahise bagenda, se muraje murebe sasa abo bahungu. None uyu mwana uri imbere ndamukunda, ufite mikro uri kuririmba ndamukunda. Ikintu cyambabaje nuko yagiye ntamenye izina rye, byibura ngo umenye izina ry'umuntu nkunda. Uyu kumwe n'uri wambaye ikoti ry'umutuku ndabakunda sana sana. Akuye we w'ikoti rya shokora uri imbere birihariye. Noneho nyuma nyine bageze aho ngaho bakajya baririmba, baranamanuka bava nyine hari imbere batangira kujya mu bantu. Reka nze gato mbereke ukuntu byagenze nyuma y'uko bavuye aho ngaho, ukuntu baje mu bantu. Buriya hari igihe uba ukunda umuntu, hari Imana nyine ikavuga ati genda urebe uriya muntu aragukunda. Hari n'akandi kana keza k'agakobwa kari kubyina kinyarwanda kashimishije bya hatari, n'akandi gato k'agahungu sinzi niba muri kukabona. Dore wa mwana nkunda yari yamaze gukuramo ikoti sasa hano.
bari bahinduye bose bakuyemo amakoti mfite video ndende yabo pe ariko byarangiye nyine byanze haciye akanya mbona araje aransuhuje umwana wabwiraga nkunda mwabibonye ko yaje akanansuhuza sinzi nyine ukuntu byagenze menya hariwe nawe yabibonye muraho cyane bishimiye kuba ndi hano namwe ba mama bo mu Rwanda kandi bifurije umunsi mwiza w'abamama mugire n'ejo uzakomeza ngira ngo nshimiye abantumiye hano kugira ngo nze vugane namwe cyangwa tuganire cyane cyane kuri uno munsi uwo baje kugira ngo muhure babashimire reka nanjye nongeremo nti murakoze mama DJ who almost broke my back. I don't know when I last danced like this. Yeah, but your selection blended well with the aged, with the middle aged, and the young ones like me. So thanks very much for using Maggie as a preferred choice. And continue using it. Happy Mama's Day. Raposa Mama. murakoze reka tumwongere amashyi kandi amashyi menshi hano bari gufata ifoto y'abantu bose nyine baje kugira ngo ibe urwibutso ariko abantu bari benshi ubwo nanjye narindi mu bari inyuma nyine murabibona nari naragerayo hano rero sasa Madudu yari yishimye bari abana bakunda kundusha mva yishimye pe hano yari ari kubyina yishimye yamaze gufata gift nkajya mubwira hagarara urebe hano ngufotore ngo ndeka nibyinire yari yishimye umwana w'inshuti ariko mana ni twese pe twanezeriwe babonye gift hano twizuhinga bigaragare fresh hano nanjye sasa rero narigezeho umuntu mukuru umubyeyi mwakoze kureba iyi vlog ndabakunda cyane